no gutanga urugero rwiza mumurikiwe na Yesu Kristo muherekejwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Mwongere rero musubire mu myanya yanyu, tubifurije umunsi mwiza. Tugiye gukurikizaho rero abagiye kongera guhabwa ubutumwa ku mugaragaro muri kiliziya yacu bwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya. Hari Ana Maria Mukandori, Boniface Seminega, Emmanuel Muhirwa, Felicite Mukandutiye, Leopold Juvenal Barihuta, Silveri Uwimana na Sel Pascazia Marie Therese Nyiravuganeza. Abangaba basanzwe n'ubundi ari abahereza b'Ukaristiya, ndetse bamwe baraherezaga bahiriza Ukaristiya, abandi bari barimukiye mu yindi paruwasi. Turagira rero ngo ku mugaragaro twongere tubakire muri paruwasi yacu aho bagiye guhabwa ubwo butumwa. Mwegere hagati imbere ya ritari. Uyu ngira benshi murabazi, ndagira ngo mbanze mbereke bamwe muri bamwe. Hari uyu nguyu Silveri Uwimana nahindukire, yabaga muri paruwasi yacu bigeze haragenda none aragarutse, nawe tumwakire tumuha amashyi n'impundu. Hakaba Juvenal Barihuta, nawe yarasanzwe akora ubutumwa hanyuma aza kugenda nyuma. Hari Ana Maria Mukandori, nawe asanzwe akora ubu butumwa. Hari uyu mukecuru mubona yitwa Felicita Mukankundiye, yabaga muri paruwasi ya Kacyiru Kagugu, none yimukiye muri paruwasi yacu, nawe azajya dufasha ubu butumwa. Hakaba Boniface Seminega, muramuzi, nawe asanzwe akora ubu butumwa. Hakaba Emmanuel Muhirwa, nawe asanzwe akora ubu butumwa. Hanyuma na Sel Pascazia Marie Therese Nyiravuganeza umwasomusiyo, nawe ugiye guhabwa ubu butumwa. Bakristo bavandimwe, Umukiza wacu Yesu Kristo igihe bari ku meza bwa nyuma yaremye igitambo cy'Ukaristiya, umubiri n'amaraso bye, kugira ngo igitambo cy'umusaraba gihoreho ibihe byose kugeza igihe azagarukira, no kugira ngo asigire kiliziya urwibutso rw'urupfu n'izuka rye. Ngiryo isakamento ry'urukundo n'ikimenyetso cy'ubumwe, injishi y'urukundo, isangira rya Pasika. Kristo yemeye kuribwa, roho yuzura inema, Kristo atubera ingwate y'ikuzo rizaza. Nicyo gituma kiliziya ishishikariye kubona abakristo bashobora guhabwa Ukaristiya bazi icyo bahabwa, bafitiye urukundo n'umwete uwo murimo mutagatifu, kandi bagashobora guhabwa kenshi uko bishobotse umubiri wa Yesu Kristo dukesha ubuzima. Koko rero Yesu ari mu Ukaristiya ntiyavuze gusa ati nimwakire murye, ahubwo yemeje ko abatarya umubiri we muzima watangiye gukiza abantu batazagira ubugingo bw'iteka. Ubwo abifuza guhabwa iryo funguro ritagatifu ari benshi, naho abasaserdoti bashobora kuri bahari bake, nyir'ubutungane Papa Paulo wa gatandatu yemerera abepiskopi gutoranya mu bihaye Imana batari abasaserdoti no mu barayiki abandi bantu bashya batanga Ukaristiya, no kubaha ubutumwa bwo kwitanga nubwo batahawe ubusaserdoti bwose. Ubwo mumaze kuzirikana bikomeye maze no kwambaza Imana ngo ibamurikire, bwo mwiyemeje guha ubwo bubasha bw'akataraboneka abo bantu abangaba bisabiwe n'inama nkuru ya paruwasi, turabasabira uyu munsi kugira ngo Imana Nyagasani abongere roho mutagatifu amurikire kandi abayobore, maze ubutumwa bwabo bwanyu bwose buzabatagatifuze, muzabashe no gutagatifuza imbaga y'Imana muyigaburira ifunguro ry'ubuzima, umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Mwebwe mugiye guhabwa ububasha bwo gutanga Ukaristiya, nimudusubize imbere ya kiliziya y'Imana iteraniye hano. Mwemera Yesu Kristo umwana w'Imana wabyawe na Bikira Mariya ku bwa Roho Mutagatifu, Imana rwose n'umuntu rwose, muramwemera? Mwemera ko Nyagasani Yesu Kristo ku meza matagatifu amaze guha umugisha umugati yabwiye intumwa ze ati nimwakire murye, iki ni umubiri wanjye, amaze guha umugisha n'inkongoro ya divayi yongera ati nimwakire munywe, aya ni amaraso yanjye
amaraso y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka yamenewe benshi cyane ngo bakire ibyaha, muramwemera? Mwemera ko Nyagasani igihe abwiye intumwa ze ati nimujye mukora gutya munyibuka, ko yabahaye ububasha n'itegeko byo gukomeza gukora icyo yari amaze gukora kuri ayo meza matagatifu kugeza igihe azagarukira, murabyemera? Mwemera ko nyuma ya konsekarasiyo ikozwe n'umusaseridoti, umugati uba wahindutse umubiri wa Yezu Kristu na divayi iba yahindutse amaraso ya Yezu Kristu nk'uko Kiliziya Gatolika y'Iroma ibyemera kandi ibyigisha, murabyemera? Mwemera ko niyo atari mu misa za hostiya zahinduwe muri konsekarasiyo zibikwa muri taberinakuro zigumya kuba umubiri muzima kandi ubeshaho wa Yezu Kristu wazutse, murabyemera? Mwemera ko igihe batura igitambo cy'Ukaristiya baba bibuka Kristu kandi bagatangaza urupfu rwe n'izuka rye byaducunguye kugeza igihe azagarukira mu ikuzo, murabyemera? Mwemera ko urya umugati atazi ko arya umubiri wa Nyagasani Yezu aba ariye gucibwa kwe, murabyemera? Mwemera ko umubiri wa Yezu Kristu nubwo atari igitambo cy'intungane ariko nyamara ari ifunguro ry'abacisha bugufi bifite mu buzima bw'Imana kandi basonzeye kugera ku butagatifu no kubaho iteka, murabyemera? Musezeranye kuzajya mutanga n'icyubahiro cyinshi Ukaristiya ntagatifu ubwo ari umubiri wa Nyagasani Yezu Kristu wazutse, murabyemera? Musezeranye gukurikiza amategeko yose mwahawe mu byerekeye uko muzatanga Ukaristiya, murabisezeranye? Musezeranye ko muzayiha gusa abiteguye kwihabwa kandi ntimugire igihembo mwakira muri uwo murimo, murabisezeranye? Musezeranye ko hatazagira umukristu ubura iryo funguro ritanga ubuzima bw'iteka kubera umwete muke wanyu, kandi uwo mukristu arisabira impamvu ikomeye cyane cyane niba arwaye cyangwa yenda gupfa, murabisezeranye? Bavandimwe, ngaho nimupfukame, ahasigaye tubasabire kandi dusabe n'Imana Nyagasani kugira ngo ibakomeze mu butumwa bwanyu. Mana ihoraho kandi ishobora byose, mubyeyi w'Umwami wacu Yezu Kristu, we washatse kuduha umugati wo mu ijuru, umugati nyakuri uha isi ubuzima, igihe uduhaye umwana wawe w'ikinege, we washatse ko umwana wawe aduha umubiri weho ifunguro rya roho zacu rya buri munsi. Aba bagaragu bawe ku bwa Roho Mutagatifu baha ukwemera gukomeye, umutima utanduye n'urukundo rusendereye, kugira ngo bazarangize neza umurimo bagiye gushingwa, umurimo bashinzwe wo kuba abagabuzi b'Ukaristiya, kubera abana bawe basonzeye ubutagatifu, kubera uburanga bwa Kiliziya yawe no kubera ikuzo ry'izina ryawe ritagatifu. Ubatagatifuze kandi Roho wawe bamurikire mu buzima bwabo bwa buri munsi, iteka bajye batubera ikimenyetso cy'ubwami bw'ijuru, tubisabye ku bwa Kristu umwami wacu. Bavandimwe nkunda, menya kandi n'abakristu mumenye kandi n'abakristu babimenye ko mu gihe uhawe umubiri wa Kristu kandi ubyemerewe, ibi biganza byanyu bizashobora gukora umubiri wa Kristu, kuwuha abakristu no kuwushyira ahagaragara kugira ngo abakristu bawurangamire. Imana Nyagasani itagatifuza ibiganza byanyu bijye bigaburira abakristu bose umugati utanga ubugingo, ari Ukaristiya ntagatifu urimo umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu, tubisabye ku bwa Kristu umwami wacu. Tugiye gutera amazi y'umugisha ibiganza by'aba bavandimwe biyemeje umurimo wo kujya baba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya, batugaburira Yezu mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Imana ishobora byose, yo soko y'icyitwa ubutagatifu cyose, nitagatifuza ibiganza byanyu ibibuze kongera gukora icyaha, kugira ngo byerekane urukundo rw'Imana Roho Mutagatifu ashyize mu mitima yanyu, kandi namwe mubashe kurushaho kuba koko ikimenyetso cy'ubwami bw'ijuru, tubisabye ku bwa Kristu umwami wacu. Abavandimwe bagiye guhaguruka, hanyuma tubaragize umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana n'uwacu, ngo azabane nabo muri ubu butumwa batangiye bagiye gukomeza bwo kurushaho kutugaburira Yezu no kuba ibimenyetso by'ubwami bw'ijuru. Tubisabe tugira tuti: ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana w'Isinzi. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Wubahe Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Imana ishobora byose ibaha umugisha, ibaha imbaraga zo kuzakora neza ubutumwa bwanyu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Aba nabo bagiye guhindukira, tubarebe, tubakire, tubaha amashyi n'impundu. Ubutumwa bwabo bazajya batugaburira Yezu, kandi bazajya bagaburira abarwayi ifunguro ry'umubiri n'amaraso bya Kristu, ndetse bazajya bafasha n'abasaserdoti mu yindi mihango nko gushyingura, kwigisha mu gihe cy'ikiriyo n'indi mirimo yose bazajya bahabwa na Kiliziya. Bahindukire rero, tubakire, tubaha amashyi n'impundu, kandi twiyemeza kuzabafasha muri ubwo butumwa. Murakoze.